Hello everyone. Mwese. We are so happy once again to meet. Tunezere kongera guhura. Tonight we are going to pray. After the word of prayer, we can share the word. Tugiye gusenga hanyuma dutasangire ijambo ry'Imana. Dear Heavenly Father, we thank you. Data mu ijuru turagushimye. Once again you have allowed us to meet through this evening fellowship. Wongeye kutwemera guhura mw'amateraniro y'umugoroba. I pray that you may guide our hearts. Senga muyobore imitima yacu. So that our hearts can receive your word as it is. Kugira ngo imitima yacu yakire ijambo ryawe nk'uko riri. The more we receive your word, the more we gain the wisdom from the Bible. Uko twumva ijambo ryawe niko turushaho kungukira ubwenge buvuye muri Bibiliya. Through this wisdom we can also receive the spiritual life or faith life. Binyuze muri ubwenge dushobora kuba ubuzima bw'umwuka twaba ubuzima bwo kwizera. Starting from receiving salvation, kwakira agakiza, even living our spiritual life daily. Dushobora kuba ubuzima bwacu bw'umwuka bwa buri munsi. There is nothing you can do except receiving your word. Nta kindi kintu twakora usibye kwakira ijambo ryawe. May you guide our time from the beginning up to the end. Tuyobore kuva dutangiye kugeza ku iherezo. In the name of Jesus we prayed. Senze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Tonight let us open the Bible in the book of Luke. Reka kuri mugoroba tubumbure igitabo cya Luka. Luke chapter 15 from verse 11 through verse 24. Luka igice cya 15 ku murongo wa 11 kugeza ku 24. I want to share the gospel through this chapter. Kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza binyuze muri iki gice. Today we can talk about sin through this chapter. Kugira ngo tuganire ku cyaha uyu munsi binyuze muri iki gice. Luke chapter 15 from verse 11 through 24. Luka igice cya 15 ku murongo wa 11 kugeza ku 24. Then he said, a certain man had two sons. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Iminsi mike ishize umuherereza ye ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Imaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Aragenda aka ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Nuko Yesu aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nkizaye nsinze hano. I will rise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Reka mpaguruka njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuri mu ijuru no mu maso yawe. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Nkwiriye kwitwa umwana wawe nakambe nk'umugaragu wawe. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.
arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. And the son said to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. Umwana aramubwira ati, data, nacumuye kuba mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. And bring the fatted calf here, and kill it, and let us eat and be merry. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, tujye twishimye. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Uyu mwana wanjye yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none arabonetse, nuko batangira kwishima. Yes, you have read up to verse 24. Tugejeje ku murongo 24. I had one story. Hari muri mwe numvise. It's a story of a father who was traveling through the wilderness with the son. Because this father was experienced with such journeys, it is said that in the wilderness you cannot recognize the way, because everywhere it is full of sand. And there is a great wind oftentimes. So many times people get lost. Especially those who are not experienced, they die there. So this father had been traveling via the desert. But he knew one secret. Because the sky of the wilderness is same. Even when you look down, it's everywhere it is the same. So he knew that once someone is lost, he has to wait until the dawn arrives. Because when the dawn rises, that's when you can see the sun rising. So by seeing where the sun is coming from, you can immediately get to know which direction you should take. So when this father was with the son, they got lost. At the time they ran out of water, even food. So because they delayed because of getting lost, so the son got exhausted. That time the son decided to sit down and die without just making himself tired. But the father kept on pushing her, telling him, "You son, you have to follow me. I've been here in this desert for long. I know how to get the way when I'm lost. So please bear with some time. We shall get there." So again the son could try again, but still they could not reach the
village. ako ni hahandi ntabasha kugera iyo bagiye. And the son sit down again and cry, umwana akicara akongera akarira, saying, Father, we are dying. rwose data turapfuye, It's better we sit here and die without just getting tired. byaba byiza twiyicariye hano ntidukomeze kwirushya. So the father again pleaded with him, turongera aramwinginga, please bear with a little time. rwose ihangane igihe gito We are almost there. ko turenda kugerayo. You remember in the morning I showed you where the sun arose. turibuka ko mu gitondo nakweretse aho izuba ryarasiye. Whenever we get lost, what we need is to check where the sun arises. igihe cyose twatakaye ni ngombwa ko tureba aho izuba rirasira. And early in the morning when we see where the sun is coming from, rero mu gitondo ubwo twitegerezaga aho izuba riturutse, we can just follow that direction and we reach the village. nta kindi usibye gukurikira aho izuba ryarasiye ubundi ukagera iyo ujya. So this is how this father could encourage the son. niko ise yakomeje gukomeza umwana. Not long after, ashize igihe gito, because the son was ahead of the father, ko umwana yari ari imbere, the son saw at home. umwana yaje guhingukira ku gituro, And he cried and screamed, calling the father. arataka cyane hamagara se. Hey father, I told you wowe rero nakubwiye that we shall die here. ko turapfira hano. Don't you see that this person also died in the desert? sinureba ko uyu muntu nawe yaguye ari kugenda mu This is butayu. the proof that we are dying. iki ni igihamya cy'uko tugiye gupfa. So the father asked why. uwo musore rero yaje kumubaza ati, And the son said, come and see. ngwino urebe. And the son showed him the grave. umwana yereka se igituro. So when the father saw it, he smiled. ise rero ubwo yabyitegerezaga we yarasetse And he was very happy. kandi yari yishimye. When the son saw this, he was shocked. umwana ubwo yabyitegerezaga byaramutunguye. How come my father just smiles yet we are dying? ati se ni gute data aseka kandi turi gupfa? He asked him, aramubaza, are you happy because you are going to die? ese wishimiye ko ugiye gupfa? Father said, no. atoya, Instead you are saved. ahubwo urakize. And the son asked him, how? umwana ati ese gute? So the father started to explain to the son, ese yatangiye gusobanurira umwana, you know my son, turabizi ko you have no experience nta burambe uba ufite, and I can understand you. nshobora kukumva, But let me teach you something. ariko hari icyo nakwigisha. You have to learn how to think. ubu ngubu ukwiye gutekereza. Think about this. ati bitekerezeho. If this person died because he got lost in the desert like we did, ese umuntu yaba yarapfuye koko kubera kuburira mu butayu nk'uko byatugendekeye? let's suppose that it happened accordingly. ati reka tuvuge ko ari uko byagenze. But do you think after he died also he dig the sand and he buried himself? ese tekereza ko amaze gupfa yacukuye muri uyu mucanga hanyuma akishyingura? So the son started to think twice. umwana yatangiye gutekereza, He thought 3 times. tekereza kabiri gatatu, And he was able to discover that even if this person died because he got lost in the desert, aravuga ati uyu muntu nubwo yaba yaratakaye rwose kubera kuburira mu butayu, there might be people who buried him. bivuze ngo hari abantu runaka bamuhamye. So by thinking just a little bit more, bitewe no gutekereza byisumbuyeho gake, he was able to gain the wisdom he didn't have. yaje kugira ubwenge atari afite. And he received the wisdom of his father. yakira ubwenge bwa se, He received the hope which was in the heart of his father. yakira ibyiringiro byari mu mutima wa se, And he was able also to rejoice, saying, we are saved. abasha nawe kunezerwa avuga ati turakize. Yeah, before he thought it was the proof that they are dying. yego kuko mbere icyo gishobora kugaragaza ko barimo gupfa, Because they didn't think deeply. kubera ko ntiyarigeze atekereza. Why am I telling you this? se kuki ibi bivuga? As we read the Bible, we can see many scriptures. mu gihe dusoma Bibiliya dushobora kubona ibyanditswe byinshi, And through the scriptures, we can get to know the heart of God.
kandi binyuze mu ibyanditswe twabonamo umutima w'Imana. But so many people, they just read the Bible as this son. Ariko abantu bamwe basoma Bibiliya nk'umwana, They don't want to think. ntabwo bashaka gutekereza, Just they accept the thoughts which are crossing their minds. bemeranya n'ibitekerezo biri mu mitima yabo. But when someone receives the grace to think a little bit more, ariko iyo umuntu agira ubuntu bwo gutekereza byisumbuyeho, there is amazing world of God we didn't know. hari isi yindi y'Imana tutigeze tumenya. Today I want to talk about sin umunsi ndashaka kuvuga ku cyaha through this story of the prodigal son. bize mu inkuru y'umwana w'ikiraro. But before we read it, allow me to read the book of Isaiah. ariko mbere yo kubisoma reka dusome igitabo cya Yesaya. Isaiah chapter 55. Yesaya 55. Isaiah chapter 55, Yesaya 55 verse 7 and 8. umurongo wa 7 n'uwa 8. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the road, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni ko Uwiteka avuga. The way the thoughts of the father was different from the thoughts of the son. kuko ibitekerezo by'uno mubyeyi byari bitandukanye n'iby'umwana we. It is the same as we people compared to how God thinks. icyo kimwe natwe tugeranyije nk'uko Imana itekereza. Many people, when they read the story of the prodigal son, abantu benshi basoma inkuru y'umwana w'ikiraro, they just tell people you should not be a prodigal son. usanga babwira abantu uti ntimukamere nk'umwana w'ikiraro. You see, the prodigal son wasted the wealth of his father bako murabona umwana w'ikirara yahaye ibintu bya se, because he committed adultery, yagiye arabisambanisha, he drank. aranywa. Because of this prodigal living, he committed sins. bitewe n'ubwo iyo mibereho mibi yakoze icyaha. You see, when people count sin, abantu iyo bakoze icyaha, when they are like measuring sin, iyo barimo bapima icyaha, they think that the sin is what the prodigal son did in the far country. bavuga ko icyaha atari icyo umwana yakoze mu gihugu cya kure. Yes, they think the sin is this prodigal living he lives in the far country. batekereza ko icyaha ari buriya buzima bwanduye yabayeho mu gihugu cya kure. But when you think deeply, ariko ubitekerejeho byimbitse, it is not like that. ntabwo ariko bimeze. Sin is not the prodigal living of this son. ntabwo icyaha ari buriya buzima bwanduye bw'umwana, Because prodigal living of the son was just the result. kubera ko ubuzima bwanduye yabayeho yari ingaruka. It was the result of something. yari ingaruka y'ikintu runaka, Something which happened even before he reached the far country. ikintu cyabaye ataranagera mu gihugu cya kure. Back in the father's house, tugarutse mu rugo kwa se, he had the same blood with the brother and the father. yari afite amaraso amwe na se ndetse na bene se. They had a common house. bari afite inzu imwe, They had a common food. barabyaga ibyo kurya They were living as the family. babagaho nk'umuryango. But one day he left them, ariko umunsi umwe yarabataye, arriving in the far country. ageze mu gihugu cya kure. All people were different from him. abantu bose yasanze batandukanye nawe, Because in the far country he had no same blood with the people. kubera ko mu gihugu cya kure ntawe yarahwanyije amaraso, Even he had no family there. nta n'umuryango yari ahafite. So everything was different. ibintu byose byari bitandukanye. So for him to live prodigal living, rero kugira ngo abe ubuzima bubi bwanduye, it was obvious. ni ibintu byumvikana. It's not just something which
happened abruptly, ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho gusa, but it was obvious. ahubwo ni ibintu byumvikana. So when we think deeper, Bitekereje byimbitse we can recognize the heart of God. tubasha kumenya umutima w'Imana. In the book of Jeremiah, Igitabo cya Yeremiya, Jeremiah chapter 2 verse 13, Yeremiya ibice bibiri umurongo wa 13, the Bible talks about two evils. birivuga ibyaha bibiri. Jeremiah chapter 2 verse 13. Yeremiya igice cya kabiri umurongo wa 13. Verse 13 says, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water." Umurongo wa 13 uravuga ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimwe kandi ari isoko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Yes, when people think about sin, Abantu batekereje ku cyaha, they think sin is like evil deeds. batekereza ko icyaha ari ibibi bakoze. That's why they think they should not break the law. Niyo mpamvu bibwira ngo ntabwo dukwiye kwica amategeko, They try not to break the law. ntabwo dukwiye kwica amategeko. So as they are trying, they fail. Iyo bagerageje baratsindwa. Whenever they fail, Igihe batsinzwe, they start to count sins according to the laws they broke. batangira kwibwira ko icyaha ari amategeko bishe. That's why they have so many sins. Niyo mpamvu basanga bafite ibyaha byinshi. But think about the heart of God. Ako dutekereze ku mutima w'Imana. Yeah, God said, "My thoughts are different from yours. Yego, Imana iravuga mu byo nibwira bitandukanye n'ibyo wibwira. Even my ways are different from your ways. Inzira zanjye zitandukanye n'izanyu. Because you think you have so many sins, Kuko mutekereza ko mufite ibyaha you byinshi. think you did so many evils, Mutekereza ko mwakoze amabi menshi. but I only know two. Ariko njyewe nzi bibiri byonyine. Only two evils. Nzi ibyaha bibiri gusa. One is Icyaha cya mbere forsaking God. ni ukwimura Imana. God is the fountain of the living water. Imana ni isoko y'amazi y'ubugingo. But people forsook Him. Ariko abantu barayiretse. Now people, they live without eternal life. Abantu babaho nta bugingo bw'iteka. They live without this living water. Babaho nta mazi y'ubugingo bafite. So because of this, they get thirsty. Kubera impamvu rero bagira inyota. And it leads them to commit the second evil. Hanyuma ibi ngibi bigatuma bakora icyaha cya kabiri. Which evil is that? Ese ni ikihe? The Bible says they hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Biravuga ngo bikorogoshera ibitega mu rutare, ndetse ngo n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Yes, obviously if you don't have water, you get thirsty. Birumvikana nta mazi ufite ugira inyota. But what does God want? Ariko se n'iki Imana ishaka? It's not that God wants you to go and try to find water by yourself. Imana ni kubwira ngo genda wirukanka ushake amazi ku giti cyawe. Because God is the fountain of living water. Kuko Imana ni isoko y'amazi y'ubugingo. The reason why you feel thirsty, Impamvu ugira inyota, the reason why you feel that you don't have eternal life, impamvu ibwira ngo nta bugingo buhoraho ufite, the reason why you feel that you are still a sinner, impamvu ibwira ngo uracyari umunyabyaha, it's because you forsook God. nuko wimuye Imana. So all that you need Ikeneye rero is to receive God in your heart again. ni ukongera ukakira Imana mu mutima wawe. But people, instead of receiving God once again, Ariko abantu aho kugira ngo bongere bakire Imana, instead of connecting their hearts with this fountain of living water again, kugira ngo boze imitima yabo n'ino soko y'amazi y'ubugingo, they try to find water in other ways. baragerageza bakishakira amazi mu bundi buryo. Some people, they pray hard. Hari abasenga cyane, Some people, they pray fasting prayers 40 days. hari abasenga bakwiriza rwose iminsi 40. Others, they go in the deep mountains to pray. Abandi bakajya mu misozi miremire bagasenga. Others, they dip their bodies into the water. Abandi bakaraza imibiri yabo mu mazi. Others, they try to harm themselves so that by suffering they can receive forgiveness of sins. Abandi bakagerageza kwibabaza kugira ngo muri uwo mubabaro barebe ko bakira imbabazi z'ibyaha. But you have to know that that is not the way. Ariko dukwiye kumenya ko ubwo atari bwo buryo. That is not the way to get rid of thirst.
ntabwo ari bwo buryo dushobora gushiramo inyota. First of all, you should know that you are mistaken in the way you think about sin. Rero tugiye kumenya ko twibeshya mu buryo dutekerezamo icyaha. Jesus said, when the Holy Spirit comes, Yavuga ngo umwuka wera naza, he shall convince people of sin. azabemeza iby'icyaha. Of sin because they didn't believe in Jesus. Iby'icyaha kuko batizeye Yesu. Until now, you are sinners because you didn't believe in Jesus. Bivuze ngo kugeza ubu niba uri umunyabyaha no kutizeye Yesu. So, all you need is to believe in Jesus. Icyo ukeneye gusa no kwizera But Yesu. how can you believe in Jesus? Ako se wamwizera ute? First of all, you should know that you left God one day. Ugomba kumenya ko haba igihe kimwe wamuye Imana. When you read Romans chapter 5 verse 12, Abaroma ibice 5:12. the Bible says that through one man, all of us, we sinned. Biravuga ngo binyuze mu muntu umwe twese twakoze icyaha. And all of us became sinners. Bivuze ngo twese twahindutse abanyabyaha. It is not through you, Ntabwo ari muri wowe, it is not through me, ntabwo ari muri njye, but it is through one man who is Adam, the first person. ahubwo byanyuze mu muntu umwe wa mbere ari we Adamu. Because of him, all of us we forsook God. Kubera we twese twimuye Imana. And this is the first evil. Iki ni cyo kibi cya mbere. Same to the prodigal son. Icyo kimwe n'umwana w'ikirara. If you go back in the book of Luke chapter 15, Aho dusubiye muri Luka igice cya 15. what was the sin of the prodigal son? Iki ni ikihe cyaha cy'umwana w'ikirara? Verse 11. Umurongo wa 11. Then he said, a certain man had two sons. Verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Kandi arabwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umwerereza abwira se ati data nk'umugabane w'ibintu nkwiriye nuko agabanya amatungo ye. Verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Umurongo wa 3, iminsi mike ishize umwerereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya Kure yahisha ibintu bye ubugoryi bwe. So when you read this story, Usomye iyi nkuru you have to know that Jesus didn't just tell us the story. Yesu ntabwo yapfuye kuvuga iyi nkuru gusa. This is talking about you and me. Ahubwo biravuga njye nawe. This is talking about how a sinner became a sinner and how this sinner can receive salvation. Hano haravuga uko umunyabyaha abaye umunyabyaha ndetse n'uko ashobora kwakira agakiza. In this story, the Father stands for the Father God. Hano muri no nkuru uyu usahagarariye data wo mu ijuru. But the prodigal son stands for a sinner. Ako umwana w'ikirara ahagarariye umunyabyaha. Check verse 1 in chapter 15. Urebye umurongo wa mbere mu gice cya 15. Chapter 1 says, Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Verse 2, And the Pharisees and scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. Abafariso n'abanditsi barabyivovotera bati yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Before Jesus spoke this parable of prodigal son, Mbere y'uko uyu mugani avuga umwana w'ikirara, there was this fight between Jesus and the Pharisees and scribes. hari intambara hagati y'abafarisayo ndetse n'abanditsi n'abasadukayo. Because they were complaining to him that he receives sinners and eats with them. Baravuga ngo yegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Why did they complain? Ese kuki binubye? They thought that they were okay. Batekereza ko bameze neza. But tax collectors and other sinners were evil in their eyes. Akabakoresha b'ikoro n'abandi banyabyaha bari babi mu maso yabo. However, when Jesus saw them, Ariko Yesu ubwo yabarebaga, he could realize that all of them, they were sinners. yabashaka kubabona bose nk'abanyabyaha. They were sinners to perish. Hari abanyabyaha bo kurimbuka.
But Jesus wanted to have mercy upon all of them. ariko Yesu yashaka kubagira impuhwe bose. So he started to explain to them through this parable. Yatangiye kubasobanurira ashingiye ku mugani. Yes, one day this son got a certain heart. Umunsi umwe umwana umutima yagize. But this heart was different from the heart of his father. Ariko uyu mutima wari utandukanye n'uwa se. It was different from the heart of the family. Wari utandukanye n'umutima w'umuryango. The heart of the family was to live together. Kuko umutima w'umuryango kwari ukubana. Was to share everything. Kwari gusangira ibintu byose. But the son said, I don't want to. Ariko umwana aravuga ati simbishaka. I want to go to the far country. Ndashaka kwigira mu gihugu cyawe. I think if I go to the far country, I'll succeed more. Ntekereza ko ngiye mu gihugu cya kure nzatsinda. I don't want to be like my brother or my father. When I see you, you are foolish. Sinshaka kumera nka bakuru banjye nka bashiki banjye mbarebye mbona ari abapfapfa. So he became so arrogant. Yahindutse umwibone. With this arrogance, n'ubwo bwibone he left the house of his father. yasize inzu ya se. He left the country of the father. Yasize igihugu cya se. So he went to the far country thinking he would succeed. Ajya mu gihugu cya kure atekereza ko azahirwa. So leaving the father, this is the result of this heart. Rero gusiga ife ni ingaruka z'uwo mutima wabanaga nawe. Yeah, one day sin entered the heart of the son. Umunsi umwe Sin entered in his heart. icyaha cyinjiye mu mutima w'umwana. After sin entered in his heart, icyaha kimaze kwinjira mu he mutima we, started to think differently from the father. yatangiye gutekereza bitandukanye na se. So eventually he had to left the father. Amaherezo rero nta kindi ari gukora usibye gutandukana na se. This story is similar to our story. Inkuru imeze nk'ubuzima bwacu. Even in our hearts one day sin entered. Natwe mu mitima yacu umunsi umwe icyaha cyarinjiye. I told you Romans chapter 5 verse 12. Abwiye Abaroma igice cya 15:12. The Bible says sin entered the world through one man. Biravuga ngo icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe. So by receiving this sin in our hearts, rero binyuze mu kwakira iki cyaha mu mitima yacu, after Adam received this sin in the heart, Adamu amaze kwakira icyaha mu mutima we, all of us we left God. twese twasitaye Imana. Adam was expelled from the garden, the Eden garden, Adamu yari mu ngobyi ya Edeni, and he was expelled. He was kicked out, hanyuma arirukanwa. and we were born there, Aho ngaho rero niho twavukiye, and we had no choice but to come to sin. kandi mahitamo twari kugira rero si ibyo gukora icyaha. So the sins we commit, Icyaha dukora, these are the fruits or the result of this sin which entered in our hearts. ni ingaruka z'icyo cyaha cyinjiye mu mitima yacu. Same to the prodigal son. Icyo kimwe n'umwana w'ikirara, The life we lived in the far country, ubuzima baba mu gihugu cya kure, leaving the father. kure ya se. All these sins were the result of fruits of a certain heart which entered in him. Izo zose zari ingaruka cya cyaha cyari cyabanje kwinjira muri we. And when we speak openly, this is the heart of Satan. Kandi bivuze neza usanga ari umutima wa Satani. This is what Apostle Paul said in Romans chapter 7. Icyo nicyo Paul yavuze mu Roma ibice 7. So today I wanted to share with you about sin. Rero nashatse ko umunsi tuganira ku cyaha. So before we conclude, let us read the book of Romans chapter 7. Rero ko dusoza reka dusoma Abaroma ibice 7. I want to continue with the same story once God allows me to continue. Ndashaka kuzakomeza iyi nkuru Imana nibinyemerera. So that we can see how God wants us to learn through the prodigal son. Mbere kuko Imana ishaka ko twigira ku mwana w'ikirara. So Romans chapter 7, Abaroma ibice 7, verse 18 through verse 20. umurongo wa 18 kugeza kuri 20. The Bible says, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells, for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find." Verse 18. 18 nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako,
For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. gukiza nshaka atari cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Everyone, you have to understand this point. bose tuguye kumva ibi bintu, Because once people don't understand this, igihe cyose abantu batumva iki kintu they think I'm the one who can sin. barabibwira ko aribo bakora icyaha, And when they pray together, they say, God, forgive me, I did this and that. basenga bakabwira Imana ati tubabarire twakoze ibi n'ibi. Until they die, they think to be sinners is their choice. kugeza bapfuye baba batekereza ko gukora icyaha biri mu mahitamo yabo. So being a sinner is the result of unbelief. ariko kuba umunyacyaha ni ingaruka zo kutizera. Until now, God tells you are not the one who can sin. n'uyu mwanya Imana yakubwira ko atari wowe ukora icyaha, Instead, sin dwells in you. ahubwo icyaha kiba muri wowe. And if sin dwells in you, iyo icyaha kiba muri wowe, sin comes sin in you. icyaha nicyo gikora icyaha muri wowe. So Apostle Paul realized this. hanyuma Pawulo ni icyaje gutaha It's no longer I. ati ntabwo ari njye, It's no longer I who come to sin. ntabwo ari njye ukora icyaha, But sin that dwells in me come to sin. ahubwo cya kintu kiri muri njye nicyo gikora icyaha. It's strange, right? ibintu bitangaje But you have to know this. bidasanzwe, ariko ukwiye kubimenya Because the way you think is different from the way God thinks. kuko ubitekereza bitandukanye n'uko Imana If you itekereza. keep holding your thoughts, ukomeje ukagundira ibitekerezo you byawe, have to know that you are holding the thoughts of Satan. uba ugundira ibitekerezo bya Satani. Satan is deceiving you so that he can make you perish. Satani aragushuka kugira ngo akurimbuze, But one thing you have to know ariko ikintu ugomba kumenya is that there's nothing good which dwells in you. nta cyiza kiba muri wowe, Because in you there dwells sin. kubera ko muri aho mu icyaha. After you left God, maze kwimura Imana, after you became a sinner, maze kuba umunyabyaha, there's nothing good you can perform. nta cyiza n'ikintu na kimwe wakora ku Mana. Yes, you are with the will. yego ko ufite ubushake, You want to do good, ushaka kubikora, but eventually you do evil. ariko nta usanga wakoze ibyiza ibibi. However, you have to understand this. rero ikikwiye kugisobanukirwa, There's something which is more powerful than my will, hari ikintu kikorera muri njye gifite imbaraga kurusha ubushake mfite, that dwells in me, icyo kiba muri wowe, and that is sin. icyo ni cyo cyaha. If this sin dwells in me, icyo cyaha kiba muri njye, the sin sins in me. icyaha nicyo gikora icyaha muri njye, It's not me. ntabwo ari njye. But so many people, they are deceived by Satan, kuko abantu benshi bashukwa na Satani, and they think we are the one who can sin. bakavuga ati nitwe dukora ibyaha. Because of this, many people, they perish. kubera impamvu abantu bapfa barimbutse. So I want you to think twice. shaka ko rero dutekereza ubugira kabiri, Like the son thought deeply through the wisdom of his father, nk'uko umwana yatekereje byimbitse binyuze mu bwenge bwa se, and he was able to receive the hope. akaza kwakira ibyiringiro. Even you need to think twice. nawe ukwiye gutekereza ubugira kabiri. Why does God tell us this? se kuki Imana itubwira itya? Why does God tell us that we are not the one who commits sins? kuki Imana ikubwira ko atari gukora icyaha? God wants to reveal to us the presence of this sin in us, Imana yashaka kutwereka icyo cyaha kiba muri twe, so that He can save us from that sin. kugira ngo kidukize. But if we keep uniting ourselves with this sin, ariko dukomeje kunga umwe n'iki cyaha, there's no way God can save us, nta buryo Imana yadukizamo, because we don't want to forsake the sin. kubera ko tudashaka kureka icyaha. Always we say that what sin does is we who do them. komeza kwibwira ngo iby'icyaha gikora muri twe nitwe tuba twabikoze. So there is no difference between you and sin. rero nta tandukaniro ryawe n'icyaha, You and sin, you are one. we n'icyaha muri umwe. So God cannot receive sin.
ntabwo imana rero yakwakira icyaha Once you keep holding your sin, igihe cyose ukomeje kukigundira you have to know that you can only perish. nta kindi cyaba usibye kurimbuka. But if you realize that sin dwells in you, akomeza ngo icyaha kiba muri njye, but it's not you who commit sin, but that sin which dwells in you, ati singikora icyaha ahubwo n'icyaha kimbamo, you can know the next step. washaka kugera ku ntera ya kabiri. So this is how the prodigal son received the sin in his heart. nuko niko icyaha cyageze mu mutima w'umwana w'ikirara. But the father who loved the son ariko se umukunda was waiting for his son to realize that it's not the son, but the sin which entered in his heart. aramutegereje ngo amenye ngo ntabwo ari umwana ahubwo n'icyaha cyinjiye muri we. Father didn't hate his son. igihe nigeze yanga umwana, Of course, he didn't love the sin in him. ntiyakunze icyaha cyari muri we, Even God never hates sinners, nk'uko niko imana itanga abanyabyaha, but he hates sin which dwells in them. ariko yanga icyaha kiba muri bo. So if people realize how to separate themselves from sin which dwells in them, bamutse bize uko batandukana n'icyaha kiba muri bo, that is the starting point to be cured. iyo niyo ntangiriro kugira ngo bakire. Next time I will speak to you how you can get rid of the sin. ubutaha tuzavugana uko umuntu noneho yakira icyaha. But until then, please think about this. aho kugira icyo gihe mukomeze mubitekerezeho. Let's pray. dusenge. Father God, we thank you. data wo mu ijuru turagushimye. So many times has passed thinking that you are the ones who can sin. igihe kinini cyashize twabwiraga ko ariko dukora icyaha, But through the Bible, I see that your wisdom denies. ariko binyuze muri bibiliya tubasha kubona ubwenge bwawe. Your wisdom denies this fact that you are the one who can sin. ubwenge bwawe ntibwemera ko ari twe dukora icyaha. Instead, your wisdom teaches us that there is something which dwells in us, ahubwo ubwenge bwawe butwereka ko hari ikintu kiba muri twe, so that we can be detached or separated with it. kugira ngo tubashe gutandukana nacyo. May you allow all viewers to receive your wisdom, wemerere abakurikiye bose bakira ubwenge, so that they can receive power to be far or to deny this sin. kugira ngo bakire imbaraga zo kwitandukana n'iki cyaha. Otherwise, Satan deceives us into thinking that the sins we commit are ours. akenshi satani ahora adushka atubwira ngo icyaha dukora ni icyacu. We are like the partridge in the book of Jeremiah. uko twabonye mu gitabo cya Yeremiya. In the book of Jeremiah, there is this bird which tries to hatch eggs of another bird. Yeremiya yerekana ko hari inyoni igituraga amagi atarayayo. So even we try to keep the thoughts of Satan thinking they are ours. natwe tugerageza kugundira ibitekerezo bya satani ngo ni ibyacu, We try to keep the sin thinking it's ours. tukagundira icyaha ngo ni icyacu. That's why many people say this is my sin. amwe mu bantu benshi bavuga ngo ni icyaha cyane. And they tell God, please God forgive me, I committed this sin and that. tukabwira imana ati tubabarire twakoze icyaha iki n'iki. But tonight allow us to confess that it's no longer we, but sin which dwells in us. ariko twemerere kugira ngo umugoroba tumenye ko atari twe ahubwo ni icyaha kiba muri twe, So that we can know the next step. kugira ngo tugere ku ntera ikurikira. We pray that until we meet again, may you allow your grace to reveal to us your secret. twemerere kugira ngo ubuntu bwawe buzabane natwe kugeza igihe tuzongera guhura. We thank you and we pray everything in the name of Jesus. senze kandi byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. murakoze cyane. Till we meet again, please stay in the grace of God. ubuntu bw'Imana bugumane namwe.